karibu ikaze nanone ku nkuru z'ibihe. Ni cya gihe cya siporo, ni cya gihe dutemberamo. Turacyari muri Kigali tugenda tureba ibyiza bitatse Kigali. So video y'uyu munsi rero hari abana bazi ko ibiryo biva mu isoko. Hari abantu barinze bakora rwose. Iyi ni imigozi inyuma yanjye. Ibi uri kubona inyuma yanjye, ibyo birundo ni imbuto y'ibijumba, nibyo bibyara ibijumba, sibyo? So hari abantu rero bakuze bakurira ahantu mu mafamiye agafashe ameze neza ku buryo mu by'ukuri kuva yabaho umuhanda w'ibitaka yabonye ni nk'uwo mu Kagera gusa, cyangwa se Musanze yagiye guhayikinga, cyangwa donc ahantu nk'aho ngaho. Ibintu byo kurya azi bikaba byitwa wenda akaba azi ko ibihingwa azi hari ibireti, hari amatunda, ibintu nk'ibyo ngibyo. Akaba azi ko first amata ava ku igare, second imbuto, imyaka, ibishyimbo, ibijumba, ibintu byose biva muri supermarché cyangwa se bikava ku isoko Kimironko, downtown, hehe, donc akaba atazi aho biva. So hari n'undi rero wicaye mu cyaro, akaba azi ngo ubuhinzi bubera mu cyaro gusa. Akazi rwose ngo iwabo mu Gakenke, iwabo muri Ngororero, iwabo Kayonza, iwabo muri Ngoma, iwabo muri Gisagara, iwabo muri Nyamagabe, iwabo hirya iyo ngiyo n'uri za Zindiro, muri za Kimironko. Ariko ndavuga cyane cyane umwana wicaye hakurya mu cyaro, akaba azi ngo ubuhinzi buravuna, ubuhinzi bubera mu cyaro gusa. Donc ngo i Kigali ntibahinga. Hari umusani Pfla, ndumva ari Pfla, muri shout out to Pfla and Tough Gangs. Muri bya bihe byabo bya kera barafashe umujyi, hari abasani ba mbere rwose badukoma muri hip hop. Hari boy ya dropinze mu ndirimbo, yaravuga ngo Kigali ntiduhinga, turya inote nzima n'izipfuye. Nyakwigendera Jay Polly nawe Imana imuhe iruhuko ridashira kandi imuhe amahoro ahoraho aho aruhukiye. Nawe hari ukuntu yagize gutya araririmba mu ndirimbo ziwe, aravuga ngo tinya Kigali abarya badahinga, utinya Kigali banywa amata batoroye. And I'm pretty sure ko abahungu batari barigeze bakoraga siporo nk'uku nguku ngo batembere barebe imihana nk'iyi ngiyi. Of course hano uri kubona hepfo yanjye, sinzi nimba uri kubona utuntu duto cyane. Hano inyuma yanjye hirya hari imirima y'amashu. So hano ni mu kabande. Nimba ujya Nyabugogo, utembera ugiye za Nyabugogo uturutse ku Kinamba, cyangwa se ukoresheje uriya muhanda wa Poids Lourd, hari igishanga ujya uhabona bari gukoramo ibikorwa by'ubukerarugendo. Hariya rwose uzajya uba wakoze, wabonye agakofi kawe, ushaka kuruhuka no kugasipendinga, ubundi wishyura udufaranga duke cyane, ubundi ujye kureba inyoni, ujye kureba amazi, utembere muri nature. Donc guverinoma nta kitazabakorera. So iriya parti mumenyere ko ari mu gishanga, ariko hari n'indi mvugo tuhita mu kabande. So hepfo ni mu kabande, hariya bahahinga amashu. And ahangaha ntago ari muri Nyamagabe, si muri Nyaruguru, si muri Gakenke, si muri Musanze, si muri Rubavu, ntabwo ari muri Karongi, ntabwo ari muri Kayonza, ntabwo ari muri Kamonyi, ntabwo ari muri Nyagatare. Ahangaha ni muri Kigali. In fact hariya hakurya muri kubona hitwa ni Karembure, oya ni Iburema niko bahita. Haracyari n'ibibanza bya makeya. Nimba ufite amafaranga yawe yasimbukirayo. And then aha ni muri Gahanga, ni site nshyashya bakase, urayibona. Nubwo abaturage bamwe na bamwe bari kuhahinga, ariko mu minsi iri imbere urabona ko dufite umuhanda mwiza cyane
umuhanda mwiza wegereye ku mazi. Ubwo ngubwo hano hasi harimo akagezi kanyuramo kanyonyomba. So ufite amafaranga yawe rero 15, 16 ngira ngo maximum ya 20 ugereranyije n'uko ndi kuhabona, waza ugatembera ukagura akabanza ukabitsemo amafaranga. So impamvu rero y'iyi video urumva ni for those of you muzi ngo Kigali murya mudahinga, mukanywa amata mutoroye. Ibi biriya ni ibiki? Iyo urebye uri kubona hiriya ari imikindo, ntabwo ari imikindo. Imirimo irakorwa hano. Nunareba ruguru muri ibyo bibanza bagiye bahasarura amasaka. Hepfo yanjye hano iyo miyenzi uri kubona tuyisatira gatoya. Ibi ni iki? Urabona ari umurima w'imikindo cyangwa wa maviyakuku. Izi ni avoka. So ni umuntu ufite projet yiwe ya avoka. Ni umurima munini cyane cyane, ugenda ukagera ugakurikira uyu muhanda gutya. Wanareba inyuma yanjye hepfo aho ngaho hose, iki gice cyose cyo hepfo ubona uyu murima ni uwa avoka. So nimpindukira gutya nkakwereka ahantu turi kwerekeza, uraza kubona ko mu kanya turaba tugeze ahantu hari urutoki. So mwana rero uri mu cyaro utekereza ko mu cyaro ari mwe muhinga mwenyine, utekereza ko ugiye kuzata isuka ukaza i Kigali ugahunga isuka, donc ukajya ukorera amafaranga wicaye mu biro, ukajya usunika ingorofani kugira ngo ubone amafaranga cyangwa ugacuruza, nakwambiye mwana, Kigali amafaranga mu buhinzi harimo kandi harimo menshi. Ntago wambwira ngo umuntu yafashe ubutaka bungana gutya, urumva gutya. Reba sinzi nimba uri kwabona, reba uwo muhanda wose undi inyuma, iki gice cyo muri uko kuboko kugenda gusubiza hirya, izo zose ntavuga. So nimpindukira nanone urebe igice cyo hirya yanjye gutya hano muri urutugu. So uwo murima wose ni uw'amavoka. Sibyo, ntago umuntu rero yaje kuyatamo gutyo. Hanyuma tukivuga ku by'ubuhinzi, inyuma yanjye ibi ntago ari ibitaka, iyi ni ifumbire. Ni ifumbire. So Kigali hari amafaranga kweri. Ifumbire baragurisha, ibitaka baragurisha, amakamyo ya hoho yuzuye ibitaka, mbese ikintu cyose cyabaye boro. Urabona inyuma yanjye hano no murongo uri kubona, urabona ko twatangiye guca umuhanda none twinjiye ahantu donc hanatire kabisa ho gutembera. Ni munsi ya Gahanga. Ubwo ni umuhanda uhuza, uri hagati ya Gahanga na Burema, and then hagati ya Gahanga na Karembure. Gahanga hari site ya mbere, ntekereza ko ishobora kuba ari mu za mbere, nimba atari nayo ya mbere yabayeho muri Kigali. Iyo site yitwa Ntunga. So ni umuhanda uri hasi hepfo yo ku Ntunga. So ushobora kuzenguruka ukagenda ukagera kuri kaburimbo. So icyo gihe ugenda uba inspired, urareba ibikorwa by'ubuhinzi bihari nkuko nabikweretse. Hari abantu bari serious to the money. So reba uwo murongo wose w'ifumbire kugeza hirya, uko ubona uwo n'umurongo uriho ifumbire izajya muri ya mirima iteyemo avoka. And then ahangaha tugeze rero, ni umuhanda ntabwo urakorwa neza. Ibi biboro uri kubona, tekereza umbwire uko babyita, nimba ubizi muri comment. Ni ibiboro bifite amahwa menshi cyane. Ikindi ihene zirabirya, ibi ihene zirabirya. Ikindi abasore rwose banze gushaka ngo barabibakubita ibyo biboro. Icya gatatu, bigira indabo nziza cyane. Ziri hehe? Inyuma yanjye ngizo indabo za bien. Hanyuma bikagira n'amahwa menshi, cyane. Ibintu rero byitwa nimba wagitoye usige like, ibi bintu byitwa amatovu.
amatovu. So ngo umuntu wanze gushaka, umusore wanze gushaka wakomeje kwibera papa mbyirire inyuma yanjye, dore ngaya amatovu rwose. Uzafata abo basore mubatembereze, mubazane hano mubabwire ati urashaka cyangwa tugukozeho amatovu. So nk'uko wakomeje kubibona rero, video y'uyu munsi cyane nashakaga kukwereka, kugutembereza muri Kigali muri siporo, kuko iyo dukora siporo ntabwo ari ugucugusa ifiriti nk'uko abantu bagenda babivuga. Nta nubwo ari umurengwe cyangwa iki cyose, tugenda tureba ngo yes turi kuruhuka, ariko se no mu bushobozi dufite ni iki twakorera aho turi, ni iki twakorera mu mujyi tubamo. So muri video yatambutse twarebye ibikorwa by'ubwubatsi, tureba iby'ibibanza, tureba n'ibiki byose, turumva kumva n'izo ndirimbo ngo Kigali ntiduhinga turya inote nzima n'izipfuye, ngo Kigali turya tutahinze tukanywa amata tutoroye. Nagira ngo mbaze, izi urabona ari etaje zari zubatse ahangaha ikindi izi ntabwo ari kadasitire, zitwa green houses. Donc ni bwa buhinzi bubera mu mazu. Ntekereza ko nimba warakoresheje umuhanda wo mu majyepfo muri za Kamonyi gutyo, hari ahantu hari ama green houses. So aha rero naho ni muri Kigali, izi ngizi ni ama green houses bahingamo imboga, imbuto n'ibintu nk'ibyo ngibyo. So n'abashoboye guhinga indabo babandi bazikunda cyane, either wazazikoramo amaparufe, indabo ntibazirya barazitaka, bazikoramo amaparufe, bakazikoramo andi maproduit. Simbizi ushaka guhinga indabo, these are the green houses, urabibona. So video y'uyu munsi rero nashakaga kukwereka nyine ibikorwa by'ubuhinzi biri muri Kigali. So aka ni agace kamwe cyane mu kubonye nahise ntekereza, bitewe n'igihe nari mfite, ndavuga nti hari agace gashobora kuba nkunda gukoresha, gashobora kuba kari kagufasha kubona ibikorwa by'ubuhinzi bibera muri Kigali. So nimba rero Kigali yarakunaniye, ubucuruzi bwarakunaniye, ubufonkisiyoneri bwaranze, cyangwa se binakora neza wibaza ngo amafaranga yawe yandi wayinvestinga hehe, wakura hehe amafaranga. So urabona uru ni urutoki, sibyo? Ni insina izi ngizi zibyara urutoki, bantu munywa urwagwa rwo kwa Nyirangarama akarusho, abantu munywa urwagwa rwa Bitoki ku Bamansera cyangwa se n'ahandi yo mwagize amahirwe mukarubona. Dore aho ruva ni muri izo insina zeraho ibitoki bikavamo urwagwa. Ahangaha rero ni muri Kigali, ntabwo ari muri Ngororero, ni muri Kigali. Kigali barahinga, bahinga insina. So insina, munsi y'insina urabonamo imigozi myinshi cyane, biriya ni ibijumba. And then hari izindi boro mujya mugura mu masuperimarishe n'ahandi, makadamiya, utwo duti uri kutubona arahego inyuma y'ako gati karekare uri kubona muri screen, ako gahagaze mu gutya, ako gati ni aka makadamiya, keraho makadamiya. Ako kamwe tubiri, yes ni tubiri. Hanyuma ruguru hari ubuti bw'imyembe n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. So umwembe na hano hasi nguyu urawubona. Ushize hari igiti nakweretse cy'umuko, iki nacyo cyitwa umunyinya, kikiri inyuma yanjye, igiti cyiza cy'inganzamarumbo cyane. Icyo rwose uri kubona, icyo giti ni umunyinya. So Kigali rero turahinga, abanyakigali turahinga nk'uko abanyacyaro duhinga. Mwana uri gushaka guhungira i Kigali ngo uje gushaka amafaranga, nagira ngo nkwereke ko n'abanyakigali bari gushakira amafaranga mu buhinzi. Ese iyo sambu uri guta mu rugo, ubwo butaka bungana gutyo uri gusiga aho, nugiye kuza ukajya uhinga i Kigali, wagumye aho ngaho nimba bigushobokeye, ugashyira amaboko hasi ugahinga ubwo butaka ukabumara, hanyuma tugafatanya tugashaka amasoko y'ibyo wahinze i Kigali. Kuko urabona mu guhinga gutya, mu guhinga ibijumba, mu guhinga insina, mu guhinga iki, mu kugira amasambu ameze gutya, ni uko abanyakigali nabo bari kumva akamaro k'ubuhinzi. Wowe rero uri kubifata nk'umutwaro,
urabisize iwanyu mu cyaro, urigendeye ngo uje za Kigali aho uzajya ukorera amafaranga, ugatereka inzara ukoza akarenge, ukarara mu kabari ugakesha. My friend, ibyo bitekerezo byawe wa mugani wa muhanzi ni ishiraniro. Abamenye umuti wo kuba i Kigali barakora. Imwe mu mirimo ikorwa muri Kigali, ubuhinzi burimo. So ubuhinzi rero ni imwe mu mirimo ikorwa, ukaba wifuza kuyita iwanyu mu cyaro ukaza i Kigali. Ushobora kuzisanga rero uri umuhinzi mu masambu y'abandi i Kigali. Urumva umuntu aza akakubwira ati mpingira umurima w'amashu, ukawuhinga ukaba umucanshuro, nyamara warasize iki? Isambu iwanyu. Nawe rero utari uzi ko iby'ubuhinzi bihari muri Kigali, wibereye mu masuperimarishe, uzi ko ikintu gihingwa gusa ari indabo ku muhanda n'imikindo, wirirwa wijojota ngo uzarya iki? Dore ngwino urebe Kigali barahinga. Hari amasambu ahinze, hari abantu bahinga, hari intoki, hari amashu, hari imboga, bya bindi byose ubona mu isoko. Iyi ni Kigali, iyi nayo ni Kigali, iyi ni pariti ya Kigali. Ahangaha harimo abantu cyangwa se n'ibikorwa bituma abanyakigali barya. Ibi bintu rero nk'uko wagiye ubona amasambu menshi angana gutyo, imagine turamutse dukoze investment mu buhinzi nk'uku nguku, bya kwa kundi ibiciro byazamutse ku masoko, uratekereza byagenda gute? Ibiciro by'ibiryo byagabanuka. Wabonye imyembe, wabonye amakadamiya, wabonye amavoka, wabonye, iriya ni proof y'uko turamutse dukoze ubuhinzi kinyamwuga inaha muri Kigali, urumva ko ibintu byagenda neza cyane. Nawe ufite udufaranga twawe, ushaka amasambu n'iki byose, shyiramo utujezi, kora siporo, utembere. Kigali hari isambu bagihingamo, hari ibice bagihingamo, nubwo bizubakwa, nubwo bizagenda gute, ariko baracyabihingamo. Tembera, va kuri tapi naho tuzahajya Nyarutarama, dusirimuke nk'abandi bose, sibyo? Dusirimuke turebe. Ariko nimba uhora kuri tapi, va kuri tapi, tembera Kigali, ufunguke mu mutwe, urebe ibihakorerwa, umenye ibikorwa biri muri Kigali yawe, mu murwa mukuru wawe. Ntabwo ari ama etaje gusa, ama etaje arahari, ni menshi, ni meza, urayamenyereye. Amakaburimbo arahari, amapave, amakara, ibintu bipentinze, birabagirana, amamodoka, ibyo warabihazi. Shyiramo utujezi, utembere urebe aho dodo urya ziva. Utembere urebe aho amapapayi ngayo hepfo yanjye, urebe aho ava. Utembere urebe imibereho. Shyiramo jezi utembere. So hano rero ni ku nkuru z'ibihe. Ndumva iki ari cyo kiganiro muri iki cyumweru, muri iyi weekend, kijyanye na siporo dukoze. So dusubire mu kiganiro rero cy'ubutaha. Nitutabona ejo, tuzabona ejo bundi, cyangwa se muri weekend itaha. Kanda aho ngaho kuri like kugira ngo ibiganiro byacu ujye ubibonera ku gihe. Ukanda no kuri subscribe kugira ngo tujye dukomeza kurushaho kubana. Hanyuma rero ibiganiro by'inkuru z'ibihe nakagaruka naho ubutaha. Bye bye.